Ese waba warigeze gutekereza impamvu abantu bakora ibyo bakora, ibyiza cyangwa ibibi? Uyu munsi nje kumara ayo matsiko yose wigeze kugira cyangwa se ufite. Ikiganiro giye kugaruka ku nama 50 zimbi izindi zose mu buzima. Inama zagufasha guhindura ubuzima, guhindura imyitwarire no kuzaba umuntu w'ingirakamaro ku gihugu ndetse no ku muryango wawe. Icyo usabwa ni ukuri iki kiganiro kikarangira. Kora like, share, subscribe na comment. Byo uzambwira. Lesert, ndabizi ko uzanshimira. Ibi ngiye kubabwira ni bimwe mu byanditswe mu bitabo How to Win a Friends and Influence People. Ni gute watsindira inshuti ndetse nuko washobora kubana n'abantu. Cya Dale Carnegie. Ndetse n'ikindi cyitwa 7 Habits of High Effective People. Imico 7 y'abantu bafite akamaro, y'abantu bateye imbere cyangwa se bakize. Yanditswe na Stephen R. Covey. Mu gitabo cya Carnegie yaragize ati: abantu bazagufata neza umunsi watangiye kwitaho ubwawe, umunsi ugaragara neza, umunsi wambara neza, umunsi uzaba ugaragara bitandukanye nuko wagaragaraga mbere, umunsi uzaba wambara utwenda tugezweho, uzambara inkweto nziza, umunsi uzaba usa neza. Mbese icyo gihe abantu bazatangira gufata neza, batangiye no kwitaho. Abantu bazatangira kugushoraho amafaranga mu gihe uzaba ufite amafaranga wowe ubwawe, mu gihe uzaba warakize, mu gihe uzaba hari ibyo umaze kugeraho, hari imishinga ikomeye wamaze gukora, nibwo abantu bazatangira gushoramo amafaranga. Icyo kintu ukimenye. Ikindi kintu ugomba kumenya ni uko ibitangaza bitajya bibaho. Nta nzira za bugufi zibaho zagufasha kuba umukire cyangwa se kuba watera imbere mu gihe gito mu buryo bworoshye. Ntabwo bishoboka. Bisaba gukora, ugatangira hasi, ugatangira kuri zero, ugakomeza ugakora, ugashyiramo imbaraga, ariko igihe kikazagera bikazacamo. Ikindi kintu ugomba kumenya, abantu bazatangira kukwizera mu gihe ufite amafaranga, mu gihe wihagije, uri financial responsible, mu gihe nta kintu na kimwe ubazaho abantu muturanye, abantu mwegeranye, abantu b'inshuti zawe. Icyo gihe abantu bazatangira kukwizera. Igihe uzaba wihagije, igihe uzaba ufite amafaranga yagutunga n'umuryango wawe, yatuma ukora icyo ushaka, icyo gihe nibwo abantu bazatangira kukwizera. Ariko mu gihe nta bintu ufite, nta mafaranga ufite, icyizere abantu bazakugirira kirabareba ku ntoki, ni gikeya cyane. Ikindi kintu abantu bazatangira kukwizeraho bamaze gukora, abantu bazatangira kukwizera mu gihe utakibahatira ko bakwizera cyangwa se ko bakubaha. Mu gihe abantu utabahatira kukubaha, babwira gukora ibintu runaka kugira ngo wenda bagaragaze ko bakubashye, icyo gihe bazatangira kukubaha. Igihe uzaba witaye ku buzima bwawe, ahubwo ukiyubaha wowe ubwawe, ntiwite ku bandi, ukareba ibikureba wowe byawe, kandi ukita ku bibazo ufite wowe byawe, nta wundi muntu ugiye kubodaringa cyangwa se ugiye kwirirwa gutesha umutwe. Icyo gihe abantu bazatangira kukubaha, bazatangira kubona nk'umuntu w'ingirakamaro, nk'umuntu ukwiriye icyubahiro. Inshuro nyinshi ugerageza gushaka abantu bakwemera, bafosinga kukwemera cyangwa se bahatiza kwemera ko ushoboye, niko n'ubundi uzaba washishikariza ahubwo kutakwitaho, kugufata nk'aho uciriritse. Niba ushaka ko abantu bakwemera, wibahatira kukwemera cyangwa se ngo bafosinge kukwemera, kwemera ibyo ukora, kwemera ibyo utekereza. Oya, nukora ibyo byose bizatuma kurebaho bunamye, babone ko ntacyo ushoboye. Ahubwo wowe wizitirize, ukora ibintu byawe, abantu bazatangira kukwemera cyangwa se kukwizera no kwemera ibyo ukora, babonye ko hari icyo umaze gukora. Rekera gufosinga abantu kukwemera cyangwa kwemera ibyo ukora, kuko ni sakirirego. Abantu bishimye buri gihe bakunda guhora bari hamwe n'abantu bishimye. Niba uhora mu gahinda gakomeye, ntabwo uzigera ubona abantu bishimye n'ubundi ngo mube muri hamwe. Ahubwo nushaka kubona abantu bishimye n'ubundi, nawe gerageza wishakemo ibyishimo, kuko abantu bishimye buri gihe bahora hamwe n'abantu bishimye. Nanone mu gihe ubabaye, ufite agahinda, ufite uburakari, mu gihe utizera abantu, ntabwo uzigera ukurura abantu ushaka, ntabwo uzigera uba hamwe n'abantu ushaka kuba hamwe nawe. Ushobora kuzashaka kuzaba hamwe n'abantu beza, abantu bafite ukwihangana, abantu bafite urukundo, ariko wowe ntabyo ufite agahinda, ubabaye, ufite umujinya n'uburakari kandi utizera abantu. N'abantu muzaba muri hamwe, n'abantu bameze nkawe,
akenshi na kenshi uzisanga uzengurutswe n'abantu n'ubundi bafite imico nk'iyo ufite. Niyo mpamvu kugira ngo ukurure abantu beza, abantu bafite kwihangana, abantu mbese b'inshuti nziza, bisaba guhagarika ibintu, guhagarika kwiheba, kugira agahinda gakomeye ukanabigaragaza, kutizera abantu ukanabibagaragariza. Ibyo bizatuma wisanga hamwe hagati y'abantu beza, abantu ushaka kuba hamwe nabo. Niba udakunda inshuti zawe muri hamwe none aha, cyangwa se umuntu muri gukundana muri ino minsi, ukaba utamubona nk'umuntu wifuza kuzabana nawe, cyangwa se ukabona wowe atanakwitayeho, ufite gukora ikintu kimwe: iyitaho, take care of yourself, iyitaho wowe, uzamera neza, ubundi ubanze wishime ku giti cyawe, banza ushake amafaranga, utuze witeho, numara kumera neza ku giti cyawe uzabona abantu ukunda, uzabona abantu ushaka. Muri iyi si nta kintu na kimwe kizwi cyane nk'ibitambo ariko bitagira icyo bigeraho. Wakoze ibintu byinshi, utazana amafaranga kubona ikintu runaka, waritanze ariko byanga gucamo, uriheba, utangira kuyamanika. Ariko ndakubwira ngo tuza wihangane, kuko nta kintu na kimwe kibaho ku isi kizwi cyane nk'ibitambo bitagira icyo bigeraho, ibyo bita useless sacrifice, aho umuntu akora ibintu byinshi ariko bikanga. Ahari igihe ntabwo kiragera, igihe kizagera ibicemo. Ikindi kintu wamenya ni uko abantu benshi mwakuranye, abantu benshi mwambukanye ibintu bikomeye, ubu ngubu ntabwo mukiri kumwe. Niba ikimenyimenyi uzisuzuma abantu mwatangiranye mu bwana bwanyu, abantu mwakoranye ibintu bitangaje, mbese utumvaga ko hari kugira aho bajya. Abo bantu ngubu ikigaragara ntabwo mukiri kumwe, suzume neza. Rero niyo mpamvu nakubwira ngo relax, iturize. Stay humble. Wowe ujye wicisha bugufi buri gihe cyose, ujye uguma wicishije bugufi, kandi ntukizere ko uzi ibintu byinshi, cyangwa se upretendinge ko hari ibintu byinshi waba uzi kurusha abandi. Wowe iturize. Nubwo waba ufite icyo uzi, ntugaragaze ko hari ibintu byinshi uzi kurusha abandi, bizatuma bagufata nabi, bagufata nk'umwiyemezi. Niyo mpamvu kugira inama yo kuguma wicishije bugufi. Stay humble. Jya ubyuka kare buri gihe, uri kujya uryamira nta mpamvu. Ikindi ugomba gukora, iga kuvuga oya ku bintu bitagufitiye akamaro, ku bintu ubona byagushyira muri risiki. Witinya abantu, warifata gute, barambona gute? Oya, iga kuvuga oya. Ikindi, discipline yourself. Wowe igira discipline ubwawe, idisciplining. Byuka kare, upange gahunda y'umunsi, upange ibintu ugomba gukora, kandi ubikore gutyo, ushyireho intego kandi yubahirize. Nicyo discipline ivuga. Ikindi, embrace your fear. Ubwoba bwawe ubumbatire, witinya kurebana n'ubwoba bwawe, upresinge mu maso, ubwire uti ndiseriye, ndakomeye, ntabwo ushobora guterwa ubwoba nawe. Maze icyo uzajya ukora cyose ukumvugiza ubwoba, kandi ubona ko ari cyiza, ujye utekereza uti ntabwo wankanga wa bwoba bwe, nagukontorora. Ubwoba bwawe ubasha kubukontorora. Izera ko hari icyo wakora, izera ko ibi byose wumva ko utashobora, abantu bose baguca intege ko utashobora, izera ko wabishobora, izera ko wabikora. Uvuge uti I can do this, nabikora kandi cyane. Ikindi, ita ku by'aka kanya, focus on the present. Ita ku by'aka kanya, nturebe ibyahise, kandi ikindi n'ibizaza ubitegura ukora iby'aka kanya. Ibyo ukora none hari ibyo bizategura ibyo uzaba ejo hazaza cyangwa se mu gihe kizaza. Niyo mpamvu ugomba kwita ku byo uri guhangana nabyo muri ino minsi. Ibyo wahanganye nabyo muri aka kanya, bihanga amaso ari byo ukoraho. Ibindi bizaza n'utangiye kubitekerezaho, yatuma uta umurongo, bigatuma ibyo uri gukora nonaha utabikora neza. Iyo umuntu aguhamagaye inshuro nyinshi, akaguhamagara akakubura, akongera aguhamagara nanone, nta mpamvu yumvikana cyangwa se nta mpamvu afite isobanutse, ujye umenya ko abantu bari bonyine mu buzima. Ujye umenya ko uwo muntu ari lonely, akeneye umuntu umwitaho, akeneye undi muntu bagumana. Nawe nujya ubikora, ujye umenya ko uri wenyine. Nubwo uba utatekereza ko waba uri wenyine, ariko ujye umenya ko uri wenyine mu buzima. Iyo uhamagaye umuntu inshuro nyinshi, nta mpamvu nzima, nta mpamvu yumvikana ari serious, ujye umenya ko uri wenyine mu buzima, ko ukeneye undi muntu ukagufasha kugira ngo utiheba.
Abantu bakunda umuntu ubabwiza ukuri kuruta cyane umuntu umeze nk'umudipolomate, umuntu w'indyarya, umuntu uvugiraho, umuntu utajya arya indimi, umuntu uvuga ibyo ategereje byose atabanje kurya indimi cyangwa se kukubeshya cyangwa se guca hirya no hino. Uwo muntu abantu baramukunda cyane kurusha wa wundi ubanza kuzana uburyarya, akabanza akavuga ati se mbese nyine, agaca mu mpande nyinshi zitandukanye ashaka kubwira ikintu kimwe gusa. Uwo nguwo ntabwo abantu bamukunda. Niyo mpamvu ugomba kuba straight, icyo ushatse kuvuga ugahita ukivuga, apana kwirirwa uciye ku ruhande cyangwa se ushake gucisha mu zindi nzira zidatuma wenda ugaragara nabi. Rero uzamenye ko ukundwa n'abantu. Umuntu uryama gake cyangwa se umuntu usinzira gake, uyu muntu arya ibiryo byinshi. Niba uryama gake ugasinzira gake mu buzima, n'ubundi ibiryo urya ni byinshi, iki nacyo ugomba kukimenya. Umuntu ahitamo ibyo kurya bigendeye n'ikirere ukuntu kimeze. Niba ikirere kimeze neza, ntuzahita nk'ibiryo bituma umera neza muri ako kanya. Niba ikirere gikonje, birumvikana uzahitamo kunywa icyayi cyangwa se ikindi kintu gituma ushyuha. Niba hashyushye uzahitamo akantu gakonje cyangwa uhitemo amazi. Niko ubwo bigenda, ikirere gituma umuntu ahitamo ibyo kurya. Ibyo umuntu arya akenshi na kenshi bishingira ku kirere. Iyo hatajemo izindi mpamvu nkeya z'ubushobozi, abantu bahitamo ibyo kurya hagendeye ku kirere. Ikintu cya mbere kibi cyane mu rukundo cyangwa se mu bucuti ni ugushidikanya. Iyo hajemo gushidikanya no kutizerana, ukaba utizera umuntu, iri ni itangiriro ryo kurwa k'ubucuti. Iyo abantu batizerana, iyo utangiye kumva ko utizeye umuntu, uri gushidikanya, umenya ko aricyo kintu kibi cyane gishobora kuba cyakubaho mu rukundo. Ikindi kintu ugomba kumenya ni uko iyo uri hamwe n'umuntu ukunda cyangwa se crush, abo bakunda kwita iyo crush, icyo gihe uzaba uri reactive, uzakunda kureactinga ku bintu runaka nta n'impamvu igaragara. Ujye ugamije kwemeza umuntu muri hamwe cyangwa se umuntu wasariye. Uzabona niho muzajya muri resitora ugasanga utumije ibiryo, umuntu atindaho gato umutsi nabi cyane mu buryo budasanzwe, buryo mu gihe uri wenyine cyangwa se yaba n'undi muntu udakunda utari crush yawe, uzayafata nk'ibintu bisanzwe ntunamubwire ko impamvu yanatinze, ukabyoroshya. Ariko mu gihe uri hamwe n'umuntu ukunda, umuntu wasariye, icyo gihe uzabikaza cyane, uzareactinga kurusha uko wareactinga igihe uri wenyine cyangwa se hari undi muntu udakunda. Ikindi kintu ugomba gukora, ugomba kwimenya. Menya ubwawe we ukeneye iki, ukeneye iki imbere. Wowe igire umuntu w'ingirakamaro kurusha abandi ku isi kuri wowe. Wumve ko icyo ukeneye ariho cyo kugira akamaro cyane kurusha abandi bose bakuzengurutse. Menya ko ukeneye kwimenya. Ikindi kintu ugomba kumenya, nyuma y'uko ubaye comfortable cyangwa se wumvise utuje uri wenyine, nibwo uzamenya ko abantu mwari kumwe cyangwa se abantu muziranye nta kamaro kanini bagufitiye. Hari ukuntu umuntu atinya gutandukana n'abandi, akumva ko azahita arangiza ubuzima bwe, ko najya kuba wenyine ubuzima bwe buzaba bwangiritse. Nuko atarajya kuba wenyine ngo yimenye. Mu gihe uri wenyine, ushobora kumva utekanye cyane kurusha nuko wigeze kumenyana n'abandi. Ukumva ko kuba wenyine ari ikintu cyiza cya mbere mu buzima. Burya ngo ni amahirwe nubwo byaba ari iby'akanya gato. Bituma ubitekerezaho ukamenya icyo ugomba gukora. Ikindi kintu ugomba gukora ni uko utareba inyuma. Ntujye ureba inyuma ngo urebe ibyahise. Aho ntabwo ariho uri kujya, ahubwo reba imbere. Ikindi, rekera kwituka, rekera kumva ko ari wowe mubi, rekera kumva ko udashoboye, rekera kumva ko uri ikivume cyangwa se wavumwe. Ahubwo itekerezeho, umva ko ushobora byose kubikora. Umva ko ibyo bintu bikubaho atari wowe wenyine bibaho, ndetse ko atari ryo herezo ryawe. Ikindi, ujye ukora lisite y'ibintu uri bukore umunsi wose. Ujye ubyuka mu gitondo, ukore lisite y'akazi ufite gukora, ukore lisite y'akazi ufite gukora, ubundi uhere ko wabanje gushyira kuri lisite. Icyo gihe umunsi wawe uzagenda neza, nubikora ubuzima bwawe bwose, ndakubwiza ukuri yuko uzaba successful. Ikindi, create vision, create plan.
wowe kora umupangu, kora plan y'ubuzima bwawe uko buzaba bumeze, ihereza intego uvuga uti mu myaka ingahe ngomba kuba ndi hano. Icyo gihe bizatuma ukora cyane ureba imbere ku ntego yawe. Ikindi kintu ugomba gukora, itegure gutandukana n'ubucuti butagufitiye akamaro, n'inshuti yawe itagufitiye akamaro, n'inshuti zikuhoza ku nkeke, izo bita toxic relationships, inshuti zakwangiza kugira ngo ziguteze imbere kandi ukaba ubibona, bikomeza kuzizirikaho, ahubwo tandukana nazo, iga gusiga ubwo bucuti inyuma, bahunge cyane. Ikindi kintu ugomba kumenya muri ubu buzima, niba ushaka gufata umwanzuro mubi, baza buri umwe wese. Niba ushaka gufata umwanzuro mubi, uzabaza abantu bose, ariko niba ushaka gufata umwanzuro mwiza, baza abantu bake wizera cyangwa se unabirike, witekereze ubwawe cyangwa se ubaze n'umuntu umwe cyangwa babiri batarenze, kuko nubaza abantu bose ukabagisha inama, uzafata umwanzuro mubi. Umwanzuro uzafata uzaba ari mubi cyane kurusha uko wanabikeka. Ikindi kintu ugomba kumenya, be careful how to talk to yourself. Wowe itondere uburyo wibwira, ibyo wibwira, kuko uba wiyumva, uvuga ariko nanone wiyumva. Icyo bita subconscious mind, ni ubwenge bwacu buba buri mu ndani, butagaragara nyine nk'ubukora ibikorwa, ahubwo ibyo ukora bwo bubifata gutyo, ku buryo mu gihe runaka usanga wakoze ikintu runaka bitewe no ukunda kukivuga, kubera ko iyo subconscious mind iba yarakibumbatiye. Rero rekeraho kwibwira nabi, wowe rekeraho kwivuga nabi, rekeraho kwituka, kuko uriyumva. Niyo tureba ibintu bibi, ndakubwiza ukuri ko bishobora kuzakubaho. Ikindi kintu ugomba kumenya, igihe ikintu cyiza cyagufasha kubika ibanga cyangwa se kubika ibanga ry'undi muntu, ni ukutarivuga. Ntukazigera ubitsa umuntu ibanga, kuko iyo ubikije umuntu ibanga, biba byakunaniye kuribitsa, biba byarangiye, iryo banga ryamaze kujya hanze, ntabwo riba rikiri ibanga, riba ryibikira. Wowe kuzigira umuntu n'umwe ugira ubitsa ibanga. Ikindi kintu ugomba kumenya, ni uko abantu baramutse bafashe ububabare baguteye bakabwisubiza, umuntu yaraguhemukiye, yaragututse, urababara cyane, aramutse yifashe akabyisubiza, menya ko n'ubundi imbaraga wabonye, umenya ko ubushobozi wagize, umubiri wubatse, ibitekerezo wubatse byahita bigenda. Rero abantu uko barakubabaje, baraguhemukiye, menya ko ari imbaraga baguteye kurusha ibikomoye cyangwa se ibindi byose wita ko atari byiza. Ahubwo ko abantu bagucisha mu bibazo cyangwa se abantu bakugora, niko uburema imbaraga. Baramutse bafashe ibintu bagukoreye bibi, n'imbaraga wagize zahita zitakara, ugasubira hasi. Ikindi kintu ugomba kumenya, ni uko ubuzima buzagusuzuma mbere y'uko buguha umugisha. Ubuzima buzabanza bukoreshe test cyangwa se ikizamini mbere y'uko buguhereza icyo ukwiriye. Buzabanza bukubabaze, uce mu bintu bitoroshye, ariko igihe kizagera ubone umugisha n'umundi, kuko uba ugomba kuwubona. Ahubwo icyabaye ari ukubanza guca muri test cyangwa se isuzuma, ngo barebe ko ubuzima ushobora kububamo cyangwa se wakwitwara neza. Niyo mpamvu ibyo wabona byose, izera ko ubuzima buzaguhereza umugisha. Ikindi kintu ugomba kumenya, ni uko ku iherezo aribwo twicuza amahirwe tutabyaje umusaruro. Hari amahirwe menshi tugenda tubona tukayapfusha ubusa, ntituyiteho, tukayatererana, tukayashyira inyuma, ariko mu iherezo, in the end, nibwo umenya ko ayo mahirwe yari ingirakamaro igihe utabyaje umusaruro. Ikindi kintu ugomba kumenya, ni uko iyo witaye ku kubabara, kuba umuntu yakubabaje ukabyitaho, ukahora ubabaye, ibyo bintu bizatuma uhora ubabaye, n'ubundi bizatuma ukomeza gusafaringa, bituma ubuzima bwawe bukomeza kuba bibi cyangwa se bukomeza kubiha. Ariko niwita ku gukira, ukita ku masomo akuye muri uko kubabara, n'ibyo bintu bibi byakubayeho, kuko buri kintu cyose kikubaho ni kubera impamvu. Hari impamvu igamije kukwigisha n'isomo. Rero kwita ku masomo ukuye muri uko kubabara cyangwa se mu gusafaringa, bizatuma ukomeza gukura. You will continue to grow. Ikindi kintu ugomba kumenya, ni uko ibintu byose ushaka kuzageraho, cyangwa se ikintu kiri magic, ikintu kirenze wumva ko wazageraho, kiri mu bintu uri kwanga gukora uno munsi. Wowe ibintu uri kwirinda gukora, uvuga uti ibintu bibi cyangwa se wacize sinabikora, hashobora kuba harimo umugisha wawe, harimo iterambere ryawe, cyangwa se harimo ikintu cyawe urota kuzageraho, ariko ukaba uri kwirinda gukora,
icyo kintu urimo gushaka gukora ariko umutima ukakubuza cyangwa ikindi kintu cyose kikakubuza. Icyo kintu ushaka gukora gikore, kuko ndagira ngo nkubwire ko hashobora kuba harimo umugisha wawe. Ikindi ugomba kumenya ni uko ugomba gufokasinga cyangwa se kwita ku bintu biri imbere yawe. Wowe niba uri kuzamuka esikariye, ntiwite ku esikariye ya 10 iri hejuru yawe, ahubwo ita kuri esikariye iri imbere yawe ugiye kuzamuka. Bityo uzajya wita kuri esikariye iri imbere yawe, bizarangira ugeze kuri esikariye ya 10 nayo uyitambuke. Ariko niba wita kuri esikariye ya 10 bizatuma utazamuka n'indi iri imbere yawe. Niyo mpamvu ugomba kwifokasinga ku bintu bikuri imbere cyane kurusha ku bintu bizaza kera. Ikindi kintu ugomba kumenya ni uko uburyo bwiza bwo kuba wakira vuba cyangwa se waba successful mu buryo budatinze cyane ari ugutangira nonaha. Tangira nonaha nta kindi kintu utekereje. Tangira ibyo gutekereza byiza wakora nonaha. Igihe kizagera byifindure, igihe kizagera usange wageze ahandi washaka kuzaba, ahandi urotaka kuzaba uri. Icyo wakora ni ugutangira nonaha. Ikindi kintu ugomba kumenya, niba akenshi na kenshi wisanga wibaza ikibazo, ese iki kintu cyaba ari cyiza cyangwa cyaba ari kibi? Yes, igisubizo kiba ari kimwe, igisubizo icyo kintu kiba ari kibi. Nugibaza kenshi na kenshi wisubirishamo uvuga iki kintu gishobora kuba atari cyiza cyangwa gishobora kuba ari kibi, ujye umenya ko amahirwe menshi icyo kintu kiba ari kibi. Ikindi kintu ugomba kumenya, ntukajya ubwira abantu bose imipangu yawe, your plans, kuko bazagusenya. Imipangu yawe nibayimenya bazakwangiza, kuko abantu benshi muri iyi si ntabwo bifuza iterambere ryawe. Ikindi kintu ugomba kumenya, ntukazigere ubwira abantu intege nke zawe, kuko bazazikoresha bagamije kuguhungabanya, bagamije kuguca intege n'ubundi. Ntukabwire abantu bawe cyangwa se abantu bose aho wigeze kuba feyira, aho wigeze gutsindwa cyangwa se aho bigeze kubera bibi, kuko buri gihe bazajya kubona nk'umuntu w'umufeyira, nk'umuntu w'umutsinzwi utakwigera atsinda na rimwe. Ntabwo bazigera wohereza amahirwe yo kuba wagira icyo ukora, n'undi uzajya batekereza ko n'undi watsindwa nk'uko wahoze utsindwa. Ikindi kandi, ntukabwire abantu ikintu ugiye gukora kinini cyane gihambaye utegereza ko cyaba gihambaye, ntukazigere ukibwira abantu, ahubwo wowe gikore mu ibanga. Kora, nurangiza uzabatungwa na resulta. Cyamaze kuba successful, cyamaze kuba cyiza, icyo gihe nibwo bazabimenya, bazatungurwa ibibazo ubunararibonye n'ubuhanga ubifitemo. Ikindi kintu ugomba kumenya, ntukabwire inshuti zawe cyangwa se abantu bawe bose bapfuye kubaho utizera cyane amabanga, kuko ikigoryi cyonyine nicyo kimena amabanga. Wibuke ko ibanga uryibikira ku giti cyawe wenyine. Ikindi kintu utagomba gukora, ikindi kintu ugomba kumenya ko ari ingenzi, ntukabwire abantu amafaranga winjiza ahava cyangwa se uko angana, kuko buri gihe bazajya bibaza, ahubwo ujye utuma buri gihe batekereza, bibaze bati ese akorera angahe, ayakorera gute? Ntukazigere uvuga amafaranga winjiza, ibyo ni ikosa rikomeye cyane. Ikindi kintu ugomba kumenya ni uko inshuti, cyane cyane izo ngizo mugumana, n'izo ngizo mwirirwana, n'izo ngizo ubona ko ari ingirakamaro, icyo ugomba kumenya ni uko zitazahaguma. Igihe kizagera bagende bagusige. Iri ni isomo ry'ubuzima ugomba kubimenya. Hazaza abandi nabo bagende, ndetse haje n'abandi. Ikindi kintu ugomba kumenya, ubushuti bwa mbere bw'ibanze ni ubwo wifitemo wowe ubwawe, wowe nawe, wowe ubwawe ubushuti wifitiye, uburyo wikundamo, nicyo kintu cy'ingenzi mu buzima. Ikindi kintu ugomba kumenya ni uko abantu batajya bita uburyo wavunitsemo, uburyo wakozemo ikintu, ahubwo bita kuri resulta. Nubwo wakora ikintu kwa gihumbi ariko ugatsindwa, nta resulta wakoze ibyo ushobora byose, abantu bazaguseka n'ubundi bazakubona nk'umutsinzwe. Ariko abantu bita kuri resulta, ni ibintu bisanzwe. Ahubwo iyo ukoze ugakora ibishoboka byose, nubwo waba ukoze mu buryo butakugoye, kubona resulta abantu bazizera ko ushobora kandi uri umuhanga. Ikindi kintu ugomba kumenya ni uko ari ibintu bisanzwe kuba wababara umutwe, ndetse no kuba watsindwa rimwe na rimwe. Ni ibintu bisanzwe kuba watsindwa mu buzima, kuba wakora ikintu kikanga ntabwo ari ibintu bidasanzwe, ni ibintu bisanzwe. Niyo mpamvu ugomba kubimenya, ukamenya ko biba bitarangiye, ahubwo biba bigomba no gutangira ubundi. Kandi nibwo wakongera ukanatsindwa, bibaho gutsindwa mu buzima, nanone wakongera ugatangira, ndakwizeza ko igihe cyagera ugatsinda.
Ikindi kintu ugomba kumenya kandi gikomeye ni uko ahantu hambere heza ho kuba kuri iyi si ni mu rugo. Home is the best place to be. Mu rugo ni ahantu heza hambere umuntu yaba kuri iyi si. Nta kintu cyiza cyaruta mu rugo. Nubwo mu rugo haba ari habi hagaragara nabi hari icyaro, ariko buriya mu rugo niho hantu heza umuntu yaba. Ni ahantu heza umuntu ahora arota kuba uko haba hameze kose. Ikindi kintu ugomba kumenya ni uko umuryango n'amafaranga ari ibintu by'ingirakamaro. Umuryango wawe cyo kintu cya mbere kibanza, amafaranga nayo biri mu kigero kimwe, nayo ni ikintu cya mbere. Umenya ko ari ingirakamaro byose ubyiteho. Ikindi kintu ugomba kumenya ni uko igitabo cyiza ari inshuti nziza y'agatangaza. Niba udakunda gusoma ubyitoze, ugerageza gusoma utuntu twose, kuko igitabo cyiza ni inshuti nziza cyane. Ikindi kintu ugomba kumenya ni uko ibyo ushaka uno munsi bishobora kuzaba bitagifite agaciro ejo, ushobora kuzaba utakibishaka ejo. Ibyo ubu ngubu urwanira, ibyo ubu ngubu wanapfira uno munsi, ejo ushobora kuzaba bidafite akamaro, ushobora kuzaba utanatekereza ko bigifite akamaro cyangwa se ko hari icyo byakumarira. Niyo mpamvu ugomba gutuza, ukangana iby'uno munsi, iby'ejo ukabyihorera. Ikindi kintu ugomba kumenya ni uko amahitamo yawe atuma ubuzima bwawe uko bumeze kuruta amahirwe. Uko amahirwe aza akaba yagira ubuzima bwawe, ntabwo bimeze nk'uko amahitamo ukora wowe yabugira. Niyo mpamvu amahitamo meza ukora cyangwa se amahitamo mabi yafekita ubuzima bwawe kuba uko bumeze uno munsi cyangwa se ejo hazaza. Ikindi kintu ugomba kumenya, uko byagenda kose, uko uri umuhanga kose, hazabaho umuntu uri better than you, hazabaho umuntu mwiza kukurusha, hazabaho umuntu ukora ibintu byiza kurusha wowe, hazabaho umuntu ufite ubwiza kurusha wowe, hazabaho umuntu w'umuhanga kurusha wowe. Niyo mpamvu ugomba kumenya ko turi umuntu wa mbere kuri iyi si mwiza. Buri gihe hazaba hariho umuntu urenze, waba uri hejuru kose. Ikindi kintu ugomba kumenya, iyo dufite plan B, our plan A ntabwo ugikora. Niba ufite plan B cyangwa se umupangu wa kabiri, umupangu wa mbere ujye umenya ko icyinshi na cyeshi utajya ukora, ujye umenya ko n'ubundi uwo mupangu wa kabiri ariwo ukoresha. Niyo mpamvu usanga abantu bafite plan B ariyo ukunda gukora cyane kurusha plan A. Ikindi kintu ugomba kumenya ni uko guceceka bituma ugira icyo umenya. Guceceka ni ubuhanga, kuko iyo uvuze amagambo menshi ukora ibicumuro. Iyo ucecetse cyangwa utuje, abantu bashobora kwibaza ko uri umuhanga, ugatangira no gutinya abantu. Uyu muntu ashobora kuba azi ibintu byinshi, ariko umuntu uhora uvuga amagambo menshi akenshi birangira akoze amakosa, bikarangira avuzemo amakosa, abantu bagahita bavuga bati ese ni kuri yameze n'ukuntu twamutekerezaga. Niyo mpamvu guceceka ari intwaro yonyine yagufasha kugaragara neza no kuba umuhanga witurije. Wowe ceceka uwumve ibyo bakubwira, then kugira ngo ubanze umenye abaribo abo bantu bakubwira. Wowe iturize ubumve, uzamenya abaribo abantu bakubwira n'ibyo bakubwira. Ikindi nakunze kugenda bivuga, ntukabwire abantu ibintu byawe byose, ntukabwire abantu ibintu byawe byose, kuko rimwe na rimwe ushobora kuba uri kwigisha umwanzi, uri kwereka umwanzi wawe uburyo azacamo, ahantu azanyura kugira ngo aze agusenye cyangwa se aze agushyire hasi. Ikindi kintu ugomba gukora mbere y'uko umwaka urangira, ntukazigere ugumana n'abantu bafite negative mind cyangwa se abantu bari negative people, abantu bumva ko wakora ibintu biri mu nyungu zabo, cyangwa se abantu n'ubundi bahora batekereza ibibi gusa, abantu bo bita ba pessimist, abantu batekereza ko ejo hazaba habi, abantu bafite ibitekerezo bibi. Mbese abantu ujye wagendera kure, ntuzigere uba inshuti nabo. Aha naho dusoreje ikiganiro cyacu cy'uno munsi. Kora subscribe, like, share na comment, ubundi tugumane. Nitwa Manzi KM. Kora comment ubundi umbwire icyo ushaka tuzavugaho ubutaha. Ciao ciao.